yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yatambutse nibwo twakoranye ikiganiro mubaza ikibazo kijyanye n'umuhanuzi witwa Dawidi wagaragaye avuga yuko yabonekewe na Pasiteri Theogene. Abizi ko Pasiteri Theogene amaze ukwezi agiye kuzuza amezi 2 kuko amezi 2 azazuza kuri 22 z'ukwezi kwa 8 yitabye Imana. Araza avuga ati giye Pasiteri Theogene yambonekeye, arambwira ati umuntu ugiye gukurikiraho ni wowe, bawiyeza bawitunganya kuko nawe ugiye gutaha. Iki kibazo nkimubaje batireka reka nta muntu wapfuye bonekera umuzima, uyu muntu yabonekewe n'abazima. Ntawe nk'umuhanuzi mu mboni y'ijisho ry'umuhanuzi uremeranwa na ntawe usiga Imana kuri iki gitekerezo cye. Bimeze bite umuntu ashobora gupfa akaba yakwishura abazima? Biba bivuze iki iyo bigaragaye muri ubwo buryo? Ubundi mu buryo buri spirituel, mu buryo bw'umwuka, isi y'umwuka ubundi nta munyamubiri wayigenzura. Byasaba ko nzasenga abanza kumva icyo Imana ibimbwiraho, hanyuma nkazabona kuza kuguha igisubizo. Ariko nsubije kuko ubimbajije nk'umunyamakuru, umuntu iyo yagize ishurirwa rye ntabwo genda igenzura cyane, kuko nanjye iyo nagize ishurirwa nta muntu waza kumbwira ngo ko irihishurirwa ngo si ryo kuko ninjye warihishurirwa, yakwemeza ko ari ryo cyangwa atari ryo, ariko jyewe mbaza ukuri. Buriya rero ukuri gufitwe n'uwo Dawidi, niba yaraje akabivuga gutyo hanyuma akaba yabibonye cyangwa atabibonye n'ukuri. Jyewe ubu ngiye kuvuga rero ngo biri gutya cyangwa biri gutya nabambeshya. Yes. Bisobanuye ko kuri wowe nkawe ntabwo wagenzura ubuhanuzi bw'undi mukozi w'Imana mugenzi wawe yahanuye. Birashoboka nabifatira umwanya, ariko jyewe nta mwanya nkunda kugiraho kuvuga ngo ari kuri yahanuye kuri cyangwa yahanuye, kubera ko nzi ko ku munsi w'amateka buri wese azabazwa ibye. Ikindi bitewe na time yanjye ntabwo yaba ari yo kugenzura uwahanuye ukuri n'uwahanuye ibinyoma, keretse mbaye representa w'abahanuzi, kandi ntibishoboka. Representa w'abahanuzi ni Kristo Yesu, niwe uzashyira intama mu kuboko kw'iburyo, ihene akazishyira mu kw'ibumoso. Ubwo rero uyu mwanya nicaye ku ntebe y'imanza ngo ibi nibyo cyangwa ibi sibyo, nabambeshye ijuru. Turi kuri saga cyangwa ku ntambara ya bamwe mu bitwa abakozi b'Imana batatse bagenzi babo bakabita inzererezi zo mu mwuka. Ni ryari umuntu ashobora kuba inzererezi mu mwuka, ndetse n'Imana nayo ikagira uruhare rwo kugaragaza ubuzererezi bw'uwo muntu? Ubundi ijambo inzererezi ni umuntu udafite ahantu abarizwa. Yego. Ni umuntu udafite ahantu aryama mu buzima busanzwe. Ngira ngo hari n'ibigo ngororamuco bibaho bajyanamo inzererezi. Hanyuma iyo tugiye mu mwuka rero, Imana niyo imenya umuntu yazerereje n'uwitazerereje yonyine. Ariko giye kuvuga ngo uriya n'inzererezi byagorana, kuko ugiye gufata abantu bavuga ubutumwa bwiza mu muhanda ushobora kubona ari inzererezi, ariko sometime hari ibintu babwiriza ejo bikaba. Bivuze ko rero urwo rubanza rukemurwa n'Imana, kuko iyo wahamagaye abantu muri kampani ni wowe uzi ngo uyu mukozi akora nabi, uriya akora neza, hakabaho ishimwe runaka. Iyo rero twebwe tugiye kuvuga ngo aba n'inzererezi cyangwa si inzererezi, tuba turi kubahuka iby'ubwami bw'Imana. Yego na Paul yigeze kuvuga ngo hariho inzererezi zimwe na zimwe, ariko kandi icyo gihe we yari yageze ku rwego nge ntarageraho. Ubu ni ukuvuga ngo Paul icyo gihe yari yawunditse aravuga ngo nimugere ikirenge mu cyanjye nkuko nakigeze mu cya Kristo. Niwe mugabo wenyine ku isi wavuze ubutumwa bwiza agera kuri nivo, agera ku gisata cyo kuvuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Mu Rwanda nta mwapotre n'umwe wahagara bavugira abantu ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Haba ngaba uyu munsi impamvu mutinya kubavugaho ni kugira ngo batabajyana muri RIB. Uretse gatoya nuko batabajyana muri RIB, n'abagabo bafite ibi. Icyambere, Abrahamu ni sekuruza w'amahanga. Nunavuga abantu ukanakompara abandi, jya ubanza umenye ibigwi byabo. Abrahamu icyambere ni umugabo wafashe umwana we, Imana imubwiye ngo mujyane ku musozi w'ubutambyi. Aramufata aramucakira, afata n'inkota. Se yongoye ntiyamujyana. Buretse gatoya. Noneho uyu mugabo icyakabiri ni umwe mu bagabo Imana yabwiye ngo ndakwizeye.
imuha amasezerano 3 iramubwira ngo muri wowe niho imiryango yose izagira gute izaherwa umugisha. Dawidi igisekuruza cya Yesu niwe kiriho, ariko wibuke ko yageze ahantu ijipo ikamutsinda. Uretse gatoya aho turahagera. Abandi wagiye uvuga banditse muri Bibiliya tuzabavugaho kugeza isi irangiye, ariko umuntu utanditse muri Bibiliya murabizi ko mumuvuga yapfuye, ntaho azwi. Umuntu wese wanditse mumbaze urebe ko ntinya kumuvuga, uko ngewe msengerwa nasengeye kugira ngo mbwirize, sinasengeye kugira ngo mvuge igiti cyangwa se mvuge ikinyomoro, oya nasengeye kugira ngo mvuge Kristo Yesu. N'abantu bose bahagaze kuri ijambo ry'Imana. Wambajije kuri ba Paulo nabagusubije, mbaza kuri ba n'abandi batandukanye, kuri ba Gitwaza atuwongu erega amavuta y'abantu b'Imana niyubaho. None se kuki aya mavuta mwuyubaha mugatinya kubaha ya ba Dawidi mugata wambura Dawidi kuba ati Natani yakwihanishije ubusambanyi? Kuki mubivuga? Dawidi nyine hari ibyo twamwigiyeho muri Bible. Ubundi banza umenye Bibiliya ni iki. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Hanyuma iryo jambo ry'Imana abantu batubanjirije uko bagenze neza dukwiriye kubiteramo akaguru. Uko bagenze nabi bituhera isomo bikatwigisha. Iyo tubyigisha bitubyigisha nk'ababasenya, kuko intege nke z'umukozi w'Imana zibaho, n'imbaraga Imana itanga ku mukozi w'Imana zibaho. Niyo mpamvu rero ntajyaho ngo nkubwire ngo kubita amabuye bariya, kuko nawe ugoswe n'intege nke, nanjye ngoswe n'intege nke, ariko ngo umutambyi atambye ibitambo by'ibyaha bye agatamba n'iby'abandi. Yes. Nakubaza ikibazo, ni ryari umukozi w'Imana akora icyaha izina ry'Imana rigatukwa? N'igihe yaba yimuye Imana mu mutima we akimika ibigirwamana, nibwo izina ry'Imana riratukwa cyane. Kuko mu byaha bibiri Imana yanga birenga ibyaha bikitwa ibizira. Ubundi haba ibyaha hakaba n'ibizira. Iyo umukozi w'Imana rero atukisha izina ry'Imana n'igihe yakoze ibizira, urugero niba umupastor cyangwa se umuhanuzi, umuvugabutumwa, mujye mubavugamo bose gutyo, kuko ntimukibasira abapastori gusa ngo n'abahanuzi mubareke, n'abavugabutumwa mubareke, ko bose ni igisata cy'iyobokamana. Ubu nitwumva runaka yazamuye ijipo tujye duhita tujyanirana ngo na Evode ari mu bazamuye ijipo. Mwabishaka mwavuga ibyo mushaka, kubera ko ururimi nta warucaho ngo buze umuntu kuvuga. Hanyuma kugeza kuri izi saha ikintu cyitwa ikizira cyo kwimura Imana, umukozi w'Imana yagikoze Imana irababara. Urugero, umutambyi witwa Eli yagiraga abana babiri, Efuni na Feneyasi. Aba bahungu bari gutorezwa umurimo w'ubutambyi, hanyuma bakora ibyaha, basambanya abagore bakoraga amasuku mu ihema. Icyo gihe urusengero rwitwaga ihema ry'Imana. Imana irababara kubwo kudacaha abo bana kwa Eli, iravuga ngo nzakora ikintu muri Isiraheli, amatwi azacyumva azacura injereri. Hanyuma igihe kigeze Abafilisitiya barwana n'Abisiraheli, hanyuma isanduku y'Uwiteka iranyagwa ijyanwa mu Bafilisitiya. Igeze mu Bafilisitiya yinjizwa mu nzu ya Dagoni. Imana iratuza, ariko ituza ishinja iryinyo ku rindi, niko nabyita. Ntiyemera kubangikana n'ibigirwamana, ariko kuko Abisiraheli bayigomeye yemeye kwinjira mu nzu ya Dagoni. Byaba byaratanze ko ariyo mpamvu natumije zino kamera zose, kugira ngo tubwize abantu kuri, tuzi ko Imana itabeshya, kandi tuzi yuko uri umuhanuzi. Yego. Imana twarayegereye turasenga, hanyuma Imana irambwira ngo ibyo si ibyawe, igendere buri wese afite uko namuhamagaye. Rero nta murimo usimbura kubaha Imana. Twubaha Imana, hanyuma turatuza dusengera ibindi, cyane ko atari byo tuba dufite gusa. Umwana nuwe. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, urukundo rwa Kristo ndetse no gufashwa n'umwuka wera bikugota ahantu ugiye uherereye hose. Imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana, Revera Pastor Evode, umuhanuzi w'Imana. Nishimiye kuguha ikaze mukozi w'Imana isumba byose. Urakoze cyane Ezekiyeli, turanezerewe kugaruka hano kuri Zamuka TV.
ku Isezerano TV, Pastor Evode TV, Rwanda Gospel Show, ndetse n'ikaze channel yitwa ngikaze, hose ngo haye ikaze, na Karosi TV nayo burya biri hano, inzozi, ibitangazamakuru byinshi burya biba biri hano. Kamera yanjye ngiye wikorera ibitangazamakuru byinshi. Imana ishimwe, turanezerewe kuba tugarutse hano kandi twishimiye ubutumire bwanyu. Imana ishimwe cyane. Ndagushimiye kuba witabira ubutumire bwacu. Mbere ya byose reka mbanze ngusabe ubanze udusengere Imana, dushyire imbere y'Imana isumba byose, ubundi tuze kuza tuganira ibiganiro bitandukanye. Mperutse kuganira n'umwe mu bapasitoro b'inshuti zawe, tuganira ikiganiro yuko dusoza ari ubuze gica. Ndavuga nti nzatumira Pastor Evode banze mubaze kuri iki kintu, kuko nayo yarambwiye ati ngiye noneho kubanza kujya gusenga, nzagaruke ngo amakuru y'ikijuru rivuga. Ariko kubera ko nkuzi mu bantu bakunda kuba bari mu bihe byo gusenga, ndavuga nti icyo kino kintu nzakikubaza. Nta kindi ngenda ndashaka kukubaza ku kintu kijyanye n'amaturo. Mbanze mbikubwira hakiri kare. Reka tubanze dusenga Imana. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, dukubise hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufashe mbiri imigambi y'abadayimoni muri kano kanya. Presence y'Imana ibe hano, kandi umuntu wese uzakurikira iki kiganiro azahabwe umugisha uva hera hera. Reka imbaraga z'umwuka wera zimanuke zifate ibirere byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Maraki 3:8 kumanuka kugeza ku 9. Sinzi niba ufite Bibiliya hafi ngo ubanze uhansomere mbere ya ntago nayizanye, wambwira gusa nta kibazo. Hari ijambo rivuga ku bijyanye n'uko abantu bimye Imana ibyayo, baje bavuga ngo munzanire 1/10 n'amaturo bishyitse, ngaho ni mubingeragereje murebe yuko ntabagomorera imigisha. Ariko harimo ijambo rivuga ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo. Ikibazo rero abantu badukurikiye bafite ni ikivuga ngo kuki aya maturo ari ay'Imana agahindukira akitwa ya mwebwe abapasiteri. Mwebwe abapasiteri n'Imana mwaje kuba Imana gute? Icyo kibazo mfite. Urakoze cyane. Imana ishimye ko washije ikibazo cyiza gikunze no guteza impaka mu bantu benshi. Umuntu wese yabona pasiteri agahita atekereza amaturo, ariko turagira ngo tubwire abantu ko kugeza kuri izi saha iby'amaturo akora ni byinshi. Icya mbere, izi sengero ubona zubatse zubakwa n'abakristo. Baritanga, kwitanga kwabo bakagura amabati, amatafari, bakazamura imisingi, bakishyura abafundi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, urusengero rwose rugira umuzamu ururariye. Ntabwo rero anywa amazi cyangwa se ntabwo aza ngo arya ibyatsi, arya amafaranga. Hanyuma ikindi cya gatatu, mu nzu y'Imana habamo abakozi b'Imana. Imana itanga uwo murongo yaravuze ngo mu nzu yanjye habemo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Mu rusengero habamo abatishoboye, habamo abakene, habamo imfubyi, habamo abapfakazi. Hanyuma ikindi cya kane, habamo n'abo bakozi b'Imana, abapasitori bakeneye kwivuza, bakeneye gukora umurimo w'Imana muri transport. Niba afite imodoka ikeneye essence, niba afite umuryango ugomba kubaho muri uwo murimo mwiza yahamagariwe. Bibiliya rero ikavuga ko ari byiza ko mu nzu y'Imana habamo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Kuko hari umuntu uza arushye mu buryo bw'umubiri ashonje, uwakwiriye kurya mu nzu y'Imana. Hari umuntu uza arushye mu buryo bw'umwuka, uwakwiriye kugaburirwa n'ijambo ry'Imana riturutse mu kanwa k'umushumba cyangwa se k'umuvugabutumwa. Uriya muvugabutumwa rero ntabwo ari bubwirize atanyoye amazi, ntabwo ari bubashe kubwiriza atariye. Biravuze ngo rero Imana iba mu bantu. Iyo rero usengewe ukagirwa umushumba cyangwa se intumwa, biravuga ngo intumwa itungwa n'ubutumwa. Yesu atuma abigishwa be, yarababwiye ngo nimugende ntimujyane ivumba cyangwa impago cyangwa se n'indi myenda, kuko aho muzagera hose bakabakira muzabahesha umugisha, ariko aho batazabakira muzakunkumura umukungugu mwigendere. Hanyuma ikindi cya nyuma twasorezaho ni uko Yesu nawe mu ivugabutumwa rye, buriya Yuda yagiraga uruhago agendana rw'amaturo. Yesu nirwo yari yaramuhaye. Nusoma amateka neza na komantere za Bibiliya,
biravuze ngo rero amaturo ntabwo ari aya pasiteri, ahubwo amaturo akora umurimo w'Imana mu nzu y'Imana. Yes, nicyo twakonfirma tuvuga. Yego, ku bantu badukurikira benshi batandukanye bakunda kwiyumvisha yuko aya maturo ngo aribwa n'abapasiteri. Nizera yuko bashubijwe. Mu by'ukuri amaturo akora ibintu byinshi. Yego. Hariho abakene, hariho abana birukanwa mu mashuri, kandi ntabwo umwana y'abasengeri aho uteranira cyangwa se uyoboye ushumbye usange umwana n'umubyeyi baryamye hariya ngo ure gukoramo ubahereze. Hanyuma ikindi amaturo akora kindi nanone cya nyuma kinakomeye ni uko amaturo afasha abakozi b'Imana muri transport. Niba watumiye umwigisha uturutse cyangwa ntabwo arazana amaguru, ikindi ntabwo ari buze ngo areke kuryama. Ibyo ni ibintu bigomba kumvikana, umuvugabutumwa atungwa n'ubutumwa. Ariko kandi mu gihe tugezemo cya kano kanya, abashumba nabo bakwiriye nanone no gushaka n'ibindi ku ruhande bakora, imikorere, gushinga amabizinesi y'abadamu babo, abana babo, cyangwa se n'utundi tuntu tubinjiriza, kuko kuri izi saha nta nubwo ibi abantu baburana ngo amaturo haba habonetse sangahe. Ubundi pastorale ni umuhamagaro, wariye utariye ugomba kuyikora, kuko turi mu butayu twakoraga umurimo w'Imana, ikindi tugisengerwa twakoraga umurimo w'Imana. Rero bibaye ari amaturo abenshi babisezera kuko nta naboneka cyane. Yes. Pastor ntawe usiga Imana yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yatambutse nibwo twakoranye ikiganiro, mubaza ikibazo kijyanye n'umuhanuzi witwa Dawidi wagaragaye avuga yuko yabonekewe na pasiteri Theogene. Urabizi ko pasiteri Theogene amaze ukwezi, agiye kuzuza amezi 2, kuko amezi 2 azazuza kuri 22 z'ukwezi kwa munani yitabye Imana. Araza avuga ati giye pasiteri Theogene yambonekeye, arambwira ati umuntu ugiye gukurikiraho ni wowe, bawiyeza bawitunganya kuko nawe ugiye gutaha. Iki kibazo nkimubaje batireka reka nta muntu wapfuye bonekera umuzima, uyu muntu yabonekewe n'abazima. Ntawe nk'umuhanuzi mu mboni y'ijisho ry'umuhanuzi uremeranwa na ntawe usiga Imana kuri iki gitekerezo cye. Bimeze bite? Umuntu ashobora gupfa akaba yakwishura abazima, biba bivuze iki iyo bigaragaye muri ubwo buryo? Ubundi mu buryo buri spirituel, mu buryo bw'umwuka, isi y'umwuka ubundi nta munyamubiri wayigenzura. Byasaba ko nzasenga abanza kumva icyo Imana ibimbwiraho, hanyuma nkazabona kuza kuguha igisubizo. Ariko nsubije kuko ubimbajije nk'umunyamakuru, umuntu iyo yagize ihishurirwa rye ntabwo genda igenzura cyane, kuko nanjye iyo nagize ihishurirwa nta muntu waza kumbwira ngo ko iri hishurirwa si ryo, kuko ninjye warihishurirwa yakwemeza ko ari ryo cyangwa atari ryo, ariko jyewe mbaza ukuri. Buriya rero ukuri gufitwe n'uwo Dawidi, niba yaraje akabivuga gutyo hanyuma akaba yabibonye cyangwa atabibonye ni ukuri. Jyewe ubu ngiye kuvuga rero ngo biri gutyo cyangwa biri gutya nabambeshya. Yes. Bisobanuye ko kuri wowe nkawe ntabwo wagenzura ubuhanuzi bw'undi mukozi w'Imana mugenzi wawe yahanuye. Birashoboka nabifatira umwanya, ariko jyewe nta mwanya nkunda kugiraho kuvuga ngo ari kuri yahanuye kuri cyangwa yahanuye, kubera ko nzi ko ku munsi w'amateka buri wese azabazwa ibye. Ikindi bitewe na time yanjye ntabwo yaba ari iyo kugenzura uwahanuye ukuri n'uwahanuye ibinyoma, keretse mbaye representa w'abahanuzi, kandi ntibishoboka. Representa w'abahanuzi ni Kristo Yesu, niwe uzashyira intama mu kuboko kw'iburyo, ihene akazishyira mu kw'ibumoso. Ubwo rero uyu mwanya nicaye ku ntebe y'imanza ngo ibi nibyo cyangwa ibi sibyo, nabambeshye ijuru. Turi kuri saga cyangwa ku ntambara ya bamwe mu bitwa abakozi b'Imana batatse bagenzi babo bakabita inzererezi zo mu mwuka. Ni ryari umuntu ashobora kuba inzererezi mu mwuka, ndetse n'Imana nayo ikagira uruhare rwo kugaragaza ubuzererezi bw'uwo muntu? Ubundi ijambo inzererezi ni umuntu udafite ahantu abarizwa. Yego. Ni umuntu udafite ahantu aryama mu buzima busanzwe. ngira ngo hari n'ibigo ngororamuco bibaho bajyanamo inzererezi.
hanyuma iyo tugiye mu mwuka rero Imana niyo imenya umuntu yazerereje n'uwo itazerereje yonyine ariko giye kuvuga ngo uriya n'inzererezi byagorana kuko ugiye gufata abantu bavuga ubutumwa bwiza mu muhanda ushobora kubona ari inzererezi ariko sometimes hari ibintu babwiriza ejo bikaba bivuze ko rero urwo rubanza rukemurwa n'Imana kuko iyo wahamagaye abantu muri company ni wowe uzi ngo uyu mukozi akora nabi uri yakora neza hakabaho ishimwe runaka iyo rero twebwe tugiye kuvuga ngo aba n'inzererezi cyangwa si inzererezi tuba turi kubahuka iby'ubwami bw'Imana yego na Paul yigeze kuvuga ngo hariho inzererezi zimwe na zimwe ariko kandi icyo gihe we yari yageze ku rwego je ntarageraho ubu ni ukuvuga ngo Paul icyo gihe yari yawunditse aravuga ngo nimugere ikirenge mu cyanjye nkuko nakigeze mu cya Kristo niwe mugabo wenyine kwisi wavuze ubutumwa bwiza agera kuri nivo agera ku gisata cyo kuvuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye mu Rwanda nta mwapotre n'umwe wahagara bavugira abantu ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nakigeze mu cya Kristo uyu mwanya rero uyu Paulo ni nayo ntumwa yagiye mu ijuru mu Bakorinto ba kabiri niyo ntumwa yagiye mu ijuru rya gatatu ngo abone iby'amaso y'umuntu adakwiriye kureba ngo yumva n'iby'amatwi y'umuntu adakwiriye kumva rero uyu mugabo kuvuga ibi yari yararungurutse ibintu by'Ubumana mu buryo bukomeye uyu munsi rero tugiye guca imanza z'inzererezi niba atari inzererezi kuko uyu munsi umuntu ashobora kuba asa nabi ukabitwara muri teme y'uko ari inzererezi kandi gusa nabi ntabwo ari ubuzererezi ushobora gusa nabi wabuze imyambaro ushobora kubura inkweto wambara ushobora kubura ibyo kurya ntabwo rero icyo gihe urahinduka inzererezi so rero iryo jambo ubundi biranagoye cyane kuko Imana ihamagara uko ishaka umuntu ishobora kumuhamagara ikanamwambika isura abantu batari kwemera kuko Eliya w'itishubi ajya guhagarika imvura muri Isiraheli umwami ntabwo yumvise ko uwo muntu afite autorité yo guhagarika ibyo yamufashe nk'umusazi harabati mumureka agende babica amazi bukeye imvura irahagara ikime kirahagarara batangira kuvuga ngo wa muntu wari umeze nk'umusazi yari ari kumwe n'imbaraga zikomeye batangira kumushaka hanyuma bamubuze rero nyuma nibwo yagarutse ariko uwamubonaga wese Bibiliya avuga ngo yari umugabo w'imwemwe urumva nyine hari n'abamutukaga hari n'abamusuzuguraga ko nta butunzi bw'isi yari afite wari kumubona rero nawe yari kuvuga ati iriya ni inzererezi so rero aho ni twakofima inzererezi n'abatari inzererezi ni Imana yacu urubanza ariko na APGitwaza nawe yagaragaye kuri medias avuga ko hari abapasteri n'ubundi b'inzererezi kandi nawe ni umuntu twari dufatiraho urugero mu buryo bw'ivugabutumwa mu Rwanda wageze hejuru ese nawe yabaye wenda waruvuze ngo mu Rwanda nta uragera ku rwego Paulo yagezeho Gitwaza ntago aruriho yagiye kuvuga iryo jambo atari kuri iyo level ntabwo twavuga ko ruriho cyangwa ataruriho n'Imana ibizi ariko dushingiye ku byo Paul wo muri Bibiliya yakoze tugashingira no ku nzandiko yanditse ntabwo nanone twamukompara n'ababishop n'abaposo bo muri kino gihe cya none kuko uyu munsi wa none Gitwaza ariko ndamwemera ntabwo mbivuga nk'umurwanya kuko nta ntumwe irwanya indi ntumwa ahubwo ndabivuga nk'umwubaka n'ubundi yarubakitse mu Mana ariko kandi ntabwo twagereranya abakozi b'Imana n'abandi kuko atari cyo cyatuzanye ariko icyo navugaga ni iki ngiki nuko uyu munsi nta ntebe y'ubucamanza umuntu n'umwe afite hano ku isi kuko Yesu Kristo niwe uzacira imanza abazima n'abapfu kuko habayeho umuntu waca imanza yambabarira akaza tukajya mu irimbi akagenda avuga ngo bizagenda gutya n'uyu bizagenda gutya mu buryo bw'umwuka akabivuga tukazareba ko ku munsi w'amateka bizabaho imanza ni za Kristo niwe uzicara ku ntebe y'imanza natwe akaduhesha gucira imanza abazima n'abapfuye ariko si kano kanya ariko se ku buryo abapasteri bamwe na bamwe bagenda bagaragarwaho gutera amada hano ngo bakamanika ibintu bijyanye n'amaguru sinzi niba bayamanika bayamanura ibyo byose ku buryo abantu babishingiraho babita inzererezi baba babeshya koko tubwizanye kuri nawe umukozi w'Imana uri umuhanuzi urerekwa urarondora wamenya ikijambo inzererezi rishatse kuvuga niba umuntu w'umupasteri cyangwa se w'umwaposo cyangwa se w'umukozi w'Imana tukajya kumva nk'uko bari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ngo aposo yo ngo afite ahantu yabyaye impanga
Pastor Claude yagiye gushaka uriya mudamu kugira ngo azasebye Pastor nyakwigendera Pastor Theogene asebye umuryango. Gerard yafashe amarikodi. Ibyo byose byo kudafata ibihe byo gusenga nibyo abantu bashingiraho babita inzererezi. Mu by'ukuri turebye aba bantu batura bakabita inzererezi, wasanga bavuga ukuri. Ubundi imbere ya byose umuntu wasizwe n'Imana amenywa n'Imana. Dawidi mu by'ukuri yari afite okaziyo yo kwica Sawuli, kandi Sawuli yari yarakozwe n'ibikorwa byinshi cyane muri Israel. Acurika igihugu, agihindura mwirare, kiba nabi, bava mu gusenga Imana bimura Imana, basenga ibigirwamana, ndetse kugeza kuri Sawuli nawe akajya ajya kuraguza. Imana iramuca ku ngoma, ariko akomeza kuyobora yaramuciye. Dawidi amugezeho, umusirikare aravuga ngo wamumpaye gato nkamushitira inkota cyangwa icumu. Dawidi aravuga ngo oya, umuntu wahamagawe n'Imana aho yamuhamagariye ni nayo imenya inkoni izamukubita. Kubera ko uyu munsi ntabwo wafata kampani runaka, reka ne kuvuga izina kuko sinaje kwamamaza. Ntacyo nushaka wamamaza, ngiye ntabwo ibyo njya mbigenza. Ntabwo wafata kampani ya YouTube n'urugero, ufate n'indi kampani ya Facebook. Noneho ngo ushinzwe Facebook n'ushinzwe YouTubers, uwa YouTube ajye gutanga amabwiriza mu ya Facebook. Ntabwo bishoboka. Buri kampani yose igira amabwiriza ngenderwa agomba kubahirizwa. Rero kampani y'ubwami bw'Imana cyangwa se ubwami, iyo bavuze ubwami bw'Imana, Imana mu ijuru n'umwana n'umwuka wera nibo bayobozi b'abakozi b'Imana. Nibo bakwiriye kuvuga ngo uyu nibyo, uyu sibyo. Twebwe nkatwe ntidukwiriye kubacira imanza, kuko ushobora kumenya aho babikorera ariko ntumenye aho bayihanira. Yes. Ku buryo dushobora kumenya ngo runaka akaguru yarakazamuye ariko ntitumenye aho yakamanuriye. Uyu munsi nawe uri kumbaza uwaguceshura ntiyakuburamo inkumbi, kuko umuntu agira igisata cy'ibibi akagira n'igisata cy'ibyiza. Biravuze ngo nta gihe urabyuka ukabyuka warakaye ari wowe wirakariye, nta n'umuntu mwavuganye nabi. Ntabwo nabyibuka, ibyo narabyibagiwe. Okay. Ugenda ubigenzura. Ariko abadukurikiye babyumva, hari igihe ubyuka wumva udashaka no kuvuga, wumva utameze neza. None se kuki uba wirakariye kandi nta muntu mwavuganye? Nuko ubwo ni njye waba wikoreye icyaha, ariko ntabwo naba nagikoreye ahandi. Ahubwo kuko mu muntu ntuzatungurwe nuko havamo ikibi, kuko umuntu uyu munsi ashobora kuba ari mwiza ejo akaba mubi. Ni nayo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ntihakagire uwiringira umwana w'umuntu. Uwiringira umuntu navuma, Uwiteka wenyine niwe wo kwiringirwa. Keretse iyo mbaza ngo Imana nayifatiye ahantu iri gusamba, ibyo by'ubimba ukambwira uti nayifashe, nayibonye iri gusambana, iri gukora icyaha, nayibonye kwa kundi yera, nayibonye. Cyangwa se nabonye Yesu Kristo ahantu yasambaniye i Yerusalemu n'ibimenyetso byabo. Ariko umuntu uramutse umbwiye ngo yakoze kibi, nta gitunguye kirimo. Kuki rero uretse gato kubera iki umuntu agira uruhande rw'ibibi n'uruhande rw'ibyiza. Muri Bibiliya hari abantu batangiye neza barangiza urugendo nabi. Muri Bibiliya harimo abantu batangiye nabi basoza urugendo neza. Ndaguha urugero. Hari umuntu watangiye nabi asoza neza. Uwo ninde? Igisambo ku musaraba. Yego, aho ndabyemeye urandashe. Uwa kabiri watangiye neza agasoza nabi. Ngiye kuguha batatu. Harya nindera. Cyangwa se ngiye kuguha umwe. Ariko ntumvugemo. Cyangwa ngo uvuga Poso Yogo cyangwa n'abandi. Oya, ndi muri Bibiliya, ntabwo nkunda kuvuga ku bantu Ezekiel, kuko Yesu ni mugari cyane. Ako kantu nako nakubwoba. Oya, ariko ubwoba. Okay, ntacyo reka mbyemere. Inyamaswa idacenga yishwe n'umututizi. Sibyo se? Nabwo ni ngombwa, ntacyo reka mwemere. None se kanwaza akabazo. Niba wemera ubwoba, ijambo ry'Imana ntirivuga ngo ugira ubwoba ntazajya mu ijuru. Biterwa n'ubwoba. Uzajyayo. Biterwa n'ubwoba. Ese wari uzi ko Yesu nawe hari aho yageze akabugira? Aho yabugize. Mu gashyamba i Getsemani
yaravuze ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko ntiyasubiye inyuma nk'uko mwe musubira inyuma iyo mugeze kuri aya mazina. Uramutse uteye kamera hano ugiye gukamera umuntu ukamureba ugahita uvuga ati nyabona nyiri kamera ngwino uyizimye, waba utagize ubwo? Abangize amakenga n'ubwoba biratandukanye, byose ni kimwe, biraturanye ntacyo biregeranye. None uragera kuri Yongwe ati jye sinjya mvuga abantu. Ntabwo mvuga abantu kuko impamvu ni imwe, nta mwanya w'abantu mfite, mfite umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Icya kabiri, mfite umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bakabohoka. Ubu telefone yanjye yuzuyemo abantu baboheye ikuzimu, ndimo nsengera, ndimo mbohoza. Hanyuma telefone yanjye irimo abantu bari mu myuka ya Illuminati n'abandi bari muri Freemason batazi ukuntu bageze. None se ubwo nimfata umwanya wo kuvuga buri kuvuga, ndabona umwanya wo gusengera abo bantu. Babande ndi kuvuga ntabwo nshaka kubavugaho. Ni wowe wabavuza babumva babumvise. Neze reka nkubaze, Aburahamu si umuntu? Yes. Dawidi si umuntu? Yego. Sawuli si umuntu? Ahabu si umuntu? Kuki Bibiliya bavuga mwebwe uyu munsi mukanga kubavuga? Kuki abahanuzi batubanje batigeze batinya kuvuga kuri aya mazina ndetse bakanayandika muri Bibiliya? Kuki mwebwe muyatinya kandi mwitwa abakozi b'Imana? Ubwoba bwarabishe. Ndakabashinja. Reka ngusubize gato. Uvuze nde? Aburahamu. Yego. Si umuntu? Muri abo bose wambwiraga sekuruza wabaye uw'amahanga, muri abo bose uvuze ninde? Aburahamu wenyine. Noneho mubumbwiye wabaye sekuruza w'amahanga, Imana ikamwizera ikavuga ngo wowe imiryango yose yo mwisi niwe izakomokaho. Nagira ngo nguhe impamvu Aburahamu tubavuga n'abagabo bafite ibigwi. Noneho abangaba b'uyu munsi impamvu mutinya kubavugaho ni ukugira ngo batabajyana muri RIB. Uretse gatoya, nuko batabajyana muri RIB. N'abagabo bafite ibigwi. Icyambere, Aburahamu ni sekuruza w'amahanga. Nunavuga abantu ukanakompara abandi, jya ubanza umenye ibigwi byabo. Aburahamu icyambere ni umugabo wafashe umwana we, Imana imubwiye ngo mujyane ku musozi umutambi, aramufata aramucakira, afata n'inkota. Se Yongwe ntiyamujyana. Uretse gatoya, noneho uyu mugabo icya kabiri ni umwe mu bagabo Imana yabwiye ngo ndakwizeye, imuha amasezerano 3, iramubwira ngo muri wowe niho imiryango yose izagira gute? Izaherwa umugisha. Dawidi igisekuruza cya Yesu niwe kiriho. Ariko ibuke ko yageze ahantu ijipo ikamutsinda. Uretse gatoya, aho turahagera. Abandi wagiye uvuga banditse muri Bibiliya tuzabavugaho kugeza isi irangiye, ariko umuntu utanditse muri Bibiliya murabizi ko mumuvuga yapfuye, ntaho azwi. Umuntu wese wanditse mumbaze urebe ko ntinya kumuvuga, kuko ngewe msengerwa, nasengeye kugira ngo mbwirize, sinasengeye kugira ngo mvuge igiti cyangwa se mvuge ikinyomoro. Oya, nasengeye kugira ngo mvuge Kristo Yesu. N'abantu bose bahagaze kuri ijambo ry'Imana. Wambajije kuri ba Paulo nabagusubije, umbaza kuri n'abandi batandukanye, kuri ba Gitwaza atoya atuwongu. Rega amavuta y'abantu b'Imana ni yubahwe. None se kuki aya mavuta mwuyubaha mugatinya kubaha ya ba Dawidi, mugata wambura Dawidi kuba ati Natani yakwihanishije ubusambanyi? Kuki mubivuga? Dawidi nyine hari ibyo twamwigiyeho muri Bible. Ubundi banza umenye Bibiliya ni iki. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Hanyuma iryo jambo ry'Imana abantu batubanjirije uko bagenze neza dukwiriye kubiteramo akaguru. Uko bagenze nabi bituhera isomo bikatwigisha. Iyo tubyigisha bitubyigisha nk'ababasenya, kuko intege nke z'umukozi w'Imana zibaho, n'imbaraga Imana itanga ku mukozi w'Imana zibaho. Niyo mpamvu rero ntajyaho ngo nkubwire ngo kubita amabuye bariya, kuko nawe ugoswe n'intege nke, nanjye ngoswe n'intege nke. Ariko ngo umutambyi atambye ibitambo by'ibyaha bye agatamba n'iby'abandi. Yes. Nakubaza ikibazo, ni ryari umukozi w'Imana akora icyaha izina ry'Imana rigatukwa? N'igihe yaba yimuye Imana mu mutima we akimika ibigirwamana, nibwo izina ry'Imana riratukwa cyane. Kuko mu byaha bibiri Imana yanga birenga ibyaha bikitwa ibizira. Ubundi haba ibyaha hakaba n'ibizira.
iyo umukozi w'Imana rero atukisha izina ry'Imana n'igihe yakoze ibizira. Urugero, niba umupasitori cyangwa se umuhanuzi, umuvugabutumwa, mujye mubavugamo bose gutyo, kuko ntimukibasira abapasitori gusa ngo n'abahanuzi mubareke, n'abavugabutumwa mubareke, ko bose ni igisata cy'iyobokamana. Ubu nitwumva runaka yazamuye ijipo tujye duhita tujyanirana ngo na Evode ari mu bazamuye ijipo. Mwabishaka mwavuga ibyo mushaka, kubera ko ururimi nta warucaho ngo buze umuntu kuvuga. Hanyuma kugeza kuri izi saha ikintu cyitwa ikizira cyo kwimura Imana, umukozi w'Imana iyo agikoze Imana irababara. Urugero, umutambyi witwa Eli yagiraga abana babiri, Efuni na Feneyasi. Aba bahungu bari gutorezwa umurimo w'ubutambyi, hanyuma bakora ibyaha, basambanya abagore bakoraga amasuku mu ihema. Icyo gihe urusengero rwitwaga ihema ry'Imana. Imana irababara kubwo kudacaha abo bana kwa Eli. Iravuga ngo nzakora ikintu muri Isiraheli, amatwi azacyumva azacura injerere. Hanyuma igihe kigeze, Abafilisitiya barwana n'Abisiraheli. Hanyuma isanduku y'Uwiteka iranyagwa, ijyanwa mu Bafilisitiya. Igeze mu Bafilisitiya yinjizwa mu nzu ya Dagoni. Imana iratuza, ariko ituza ishinja iryinyo ku rindi, niko nabyita. Ntiyemera kubangikana n'ibigirwamana, ariko kuko Abisiraheli bayigomeye, yemeye kwinjira mu nzu ya Dagoni. Mu ijoro Abafilisitiya bagiye, Imana ifata Dagoni. Niba ari umutego yayikubise, niba ari urushyi yayikubise, babyutse basanga yaguye yubaraye. Uzi icyo byasobanuraga? Byasobanuraga ngo nta yindi mana yo kubararira usibye Imana ya Isiraheli. Mu gitondo barabyuka barakeguye, barabyuka, ariko ubundi kuki utirwanira? Iyi Mana y'Isiraheli yakurushije iki? Hanyuma murabisanga mu gitabo cya Samweli wa mbere. Hanyuma barakegura, nawe uyikubite uyijonogo. Barangije baragenda, babyutse nanone muri iryo joro, Imana ifata Dagoni, umutwe icaho ijugunya hariya, amaguru icaho, aleluya, ijugunya hariya, amaboko ikataho ijugunya hariya. Babyutse uwa mbere akinguye urugi ahita agwa ku mutwe wa Dagoni, asubira inyuma, bose barikanga. Niki nashakaga kuvuga? Iyo umukozi w'Imana yimuye Imana, Imana irababara. Icyo ni icyaha cya mbere. Icyaha cya kabiri kiremera imbere y'Imana ni icyaha cy'umuntu udaca bugufi, utuka umwuka wera. Gutuka umwuka wera ni ugukora icyaha ubizi ko ari icyaha. Abenshi babisobanura ukundi, ariko ni ibyo bintu nakubwira umukozi w'Imana ashobora gukora, izina ry'Imana rigatuka. Uyu munsi nahanuye, ejo ukasanga nicaye ku mupfumu umwe muri Nigeria, arimo aravuga ngo ahirita, icyo gihe izina ry'Imana riba ryatutswe. Ariko ngo bamwe na bamwe bajyayo, ako kageso nako barakagira. Birashoboka, kuko isi yuzuyemo ibyiza n'ibibi. Ntabwo turi mu ijuru, turi mu isi. Bashobora kujyayo cyangwa bashobora no kutajyayo. Hanyuma ubushize watubwiye yuko ugiye kuzajya gusura mama Pastor Asiya, Madame Theogene, kandi kuzamuhereza n'ubutumwa bw'Imana yari yavuze. Twaba twongeye guhura, mwarabonye uburyo bwo kujyayo, byagenze gute, ubutumwa bwamugezeho, bimeze bite mbese muri make? Ngira ngo wenda aho duherukanira nta minsi 4 ishize, ndatekereza ko ari 3 cyangwa 4, kandi twahise twinjira mu bihe by'amateraniro. Nta murimo usimbura amateraniro rero, niyo waba wapfushije urayobora iteraniro. Nicyo twarahiriye. Mu mvura turayobora, mu rume turayobora, mu zuba turayobora. Ngira ngo twahise twinjira muri weekend. Twakoranye ku wa 4 washize, niba atari ku wa 3. Hanyuma ku wa 5 mbafite guhugura amakorari, wa 6 mba ndi gutegura iteraniro ryo ku cyumweru nkajya mu materaniro. Hanyuma uyu munsi ngira ngo nibwo wongeye kuvugana natwe, hanyuma uradutumira. Ariko ibyo wenda sina ngombwa ko tubishyira ku itangazo, kuko ni ibiri ku mutima, kandi ibiri ku mutima bigomba gukorwa igihe cyabyo kigeze. Bisobanuye kutarajyayo? Ntabwo turajyayo. Umuhigo ntuwuhigure? Ntabwo uyu munsi twaca imanza ko twawuhize tutarawuhiga, kuko umunyarwanda yaravuze ngo muzangaye gutinda, nimuzangaye guhera, nimuzangaye gutinda. Uribuka ko nabwo wadusezeranyije ko uzaza utubwira ukuri kose, ko umwana wavuzwe muri social media n'umurungi Diane uzaza utubwira ko ari uwa Pastor Theogene. Ayo makuru yo ameze ate noneho?
ibyo ntekereza ko narasenze mbona si ngombwa kubyinjiramo, umwuka wera ntiyanyemerera kubyinjiramo cyane, kuko ubwo umwuka wera icyo yanze kiba atari ngombwa, kandi igihe numvira umwuka kurenza uko numvira abanyamakuru n'abantu. Hanyuma ubushize twaganiriye nawe udusezeranya yuko uzaza utuzaniye amakuru yuko umwana wavuzwe muri social media avugwa n'uwitwa Umurungi Diane, uzaza utubwiza ukuri ko ari umwana wa Pastor Theogene. Amasengesho, iyerekwa watugiriyemo, ibyo byo gusenga watugiriyemo, hari umusaruro byaba byaratanze, ko ariyo mpamvu natumije zino kamera zose kugira ngo tubwize abantu kuri, tuzi ko Imana itabeshya kandi tuzi yuko uri umuhanuzi. Yego, Imana twarayegereye turasenga, hanyuma Imana irambwira ngo ibyo si ibyawe, igendere buri wese afite uko namuhamagaye. Rero nta murimo usimbura kubaha Imana. Twubashye Imana, hanyuma turatuza dusengera ibindi, cyane ko atari byo tuba dufite gusa. Umwana nuwe dufite n'ibindi byo gusengera mu gihugu. Hari urubyiruko ruri kunywa urumogi, hari abakobwa bahari bari gutera witujyana iyo gihe ufite amatsiko. Umwana nuwe suwe. Navuze ko narasenze, Imana irambwira ngo ibyo si ibyawe. Ese utaza kuvuga ko Imana yagize ibanga? Nahamagaye Imana yagiriye ibanga Theogene? Ntabwo mbizi, ubwo nawe uri umuhanuzi nk'uko ubivuga, uzasenga uyibaze niba yagize ibanga cyangwa itarigize. Ariko yambwiye ko ibyo atari ngombwa cyane ngo mbisengere, mfite ibintu byinshi byo gusengera. Ezekiel mfite bisobanura ko wagiye gusengera ibintu bitari buri muri budget y'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo nasengeye ibintu, nasengeye ibintu controle yabyo ari iy'Imana, kandi ibyo ngibyo nawe n'ubundi kwari ukugira ngo tumenye ngo ese ibi bintu abanyamakuru twari twagushutse. Pastor Justin we yaravuze ngo Ezekiel ushuka. Oya, ntabwo nawe naragushutse. Oya, ntabwo wanshutse. Gusengera ibintu byose ni ngombwa kugira ngo abantu bave mu rujijo. Ukure mu rujijo rero yagisengera. Yes, narubakuyemo si ibyanyu, nimunabiveho. Imana ifite uko yahamagaye nyakwigendera, nimunabiveho mujye kubindi. Hari ibintu byinshi byo kuvuga, hari ibintu byinshi byo gusengera. Ese ubwo muri make tubiveho tuzi yuko n'Imana nayo yagiriye ibanga umukozi wayo. Ni ukuvuga ngo buriya intege nke z'abakozi b'Imana, ujye musoma Bibiliya, zimenwa n'Imana. Yego, kandi intege nke z'umuntu uwo ari we wese, ushyize abantu muri kampani, umuntu ufite intege nke n'umunyembaraga uramumenya. Ariko nta muntu waza muri kampani yawe ngo amenye ngo bimeze. Ubu mbajije ibyo kuri Kiranuka TV, abandika neza n'abandika nabi, ushobora kutabimenya kuko wenda hari n'izo wasibamo, hari n'izo washyigikira. Niyo mpamvu rero intege nke z'abakozi b'Imana zimenwa n'Imana yabahamagaye. Ko twasanze hari abakozi b'Imana bigize ba nyirakazitereyemo se, baza bakavuga intege nke za bagenzi babo. Ubwo ngubwo urumva Imana ari yiba yamenye ibanga. Kandi uvuze ko nyine ari abakozi b'Imana baza tandukanya umuntu uri mu mwuka n'uri mu mubiri. Nakubwiye ko umuntu agira uruhande rw'intege nke n'uruhande rw'imbaraga. Umuntu aramutse agize intege nke ku kintu runaka, si uwo guterwa, ahubwo ni uwo kwegera, ni uwo kuganiriza, ni uwo gusengera. Ni uko ubwami bw'Imana bwubatse. Ese kuki bamwe na bamwe bagira intege nke ku munwa, bakongera bakagira intege nke ku gice cyo hasi gusa? Kuki nta handi hagaragara ko hari intege nke? Buriya ziranahari n'ahandi, nuko izo mumenya ari izo ngizo. N'ahandi zishobora kuhaba mu mivugire, yego, cyangwa se no mu mitekerereze. Kugira ngo ubibona mu ivugabutumwa habamo ibintu byinshi, kandi nyine ntabwo abantu barageraho umwanzi adatera ibuye. Rega nicyo nshaka kuvuga. Buri muntu wese yagira ikibazo, buri muntu wese yanyerera, kuko kugeza kuri izi saha Aburahamu baranyereye kubw'intege nke bagize. Umwanzi kandi Satani azerera mu isi ashaka uwacoshomera. Uwo ari we wese rero yamucoshomera. Nta muntu w'igitangaza ku isi, kuko buri muntu wese yagira intege nke. Hanyuma Aburahamu bamaze kunyerera, byandikwa muri Bibiliya biranavugwa. None Apostle Yongwe na Pastor Claude n'abandi bakozi b'Imana batandukanye baranyerera, mwarahiza mwebwe mukaza ngo mushaka kuvuga amazina yabo uko banyereye mukabitwikira. Kandi banyereye. Ni ukuvuga ngo iyo banyerera ntituba duhari. Yego. Banyereye duhari twabegera. Niko ubwami bw'Imana bwubatse. Aburahamu baramwegereye. Icyo gihe abakozi b'Imana bari icyo gihe bari bake, bashobora kuba baramwegereye. Yego. Ntabwo ari uko bari bakeya.
ikindi burya umuntu wahamagawe rega nka Burahamu Imana yaramubwiye ngo uzakuvuma nanjye nzamuvuma. None se uwo muntu wajya gutunga urutoki utazi isezerano yagiranye n'Imana, kandi rega ntabwo ibyo ngibyo bikwiriye kuza hano kuri kamera. Abakozi b'Imana tugira amaforamu, tugira impuguro, twitabira amanama, dufite aho tuvugira iby'abakozi b'Imana. Ariko pastor nawe wimbeshya, ubuse tubwizanyije ukuri, dufite insengero nyinshi zitandukanye. Izi sengero zishyize hamwe zirihuza zirabangwa, reka dushyira ahantu tuzaducocora ibyo abakozi b'Imana bataye umurongo. Iyo gahunda irahari. Ntabwo zishyize hamwe ngo zicoce by'abakozi b'Imana bataye umurongo, ahubwo buri church yose katolike ifite papa i Roma. Uwagomba kumenya abapadiri bakoze gutya akamenya uko abagenza. Niyo mpamvu koperative igira umuyobozi, kampani runaka igira umuyobozi. Ubwami bw'Imana nabwo rero bwatoranije abaposo cyangwa se ababishope, abantu bahagarariye abandi mu bwami bw'Imana. Hanyuma abo ngabo nibo bashinzwe kumenya ngo uyu muntu byagenze gutya, reka tumusengere cyangwa se reka tumwimure cyangwa se reka tumugenze gutya. Iryo wenda ni ibanga ry'akazi bakora, kuko uyu munsi nawe ntiwatanga password ya channel yawe. Bamwe rero mu bakozi b'Imana bababazwa nuko babavuzeho, ariko mbere na mbere yuko nkubaza ikibazo nari ngiye kukubaza, cyangwa nkomeza ikibazo nari ngiye kukubaza, ijambo ry'Imana rivuga iki ku kuvugwa kw'abakozi b'Imana? Ijambo ry'Imana rivuga ko n'ubundi Yesu niwe wabivuze. Yaravuze ngo niba batemye bagenje gutya igiti kibisi icyumye bazakigenza gutya. Ubundi umukozi w'Imana atanavuzwe ntabwo yaba ari umukozi w'Imana, kubera ko mu isi Yesu baramuvuze. Umuntu rero w'Imana nawe baramuvuga byanga bikunda, nabi cyangwa neza, bitewe n'igisata uvuga ahagazemo. Uhagaze mu gisata cy'igikuzimu avuga umukozi w'Imana nabi. Uhagaze mu gisata kijya mu bwami bw'Imana asengera umukozi w'Imana niyo yahagaze nabi, kugira ngo Imana imwegure. Nicyo kintu Bibiliya ivuga ku bantu bavuga abakozi b'Imana. Hanyuma aba bakozi b'Imana bavuzwe nk'uko Bibiliya bavuze, ikavuga ko bazavugwa, byari byiza yuko ibi bavuzwe bajya kubiregera mu nkiko z'isi. Bagiyeyo se? Nicyo kibazo mbanje kukubaza, wimbaza ikindi. Okay. Ubundi Bibiliya ntabwo yemera ko abakozi b'Imana nyakuri baregana. Bibiliya ivuga ko niba mwene sakosheje mwegere muri babiri umuhugure, nakwemerera uzaba ubonye umuvandimwe muzima, ariko natakwemerera umuteze abandi babiri ariko bo mu nzu y'Imana. Nabyanga umutejeze itorero, nabyanga umufate nk'umunyamahanga. Nuko abakozi b'Imana bakemura ibibazo. Amakuru mfite rero niherewe na nyir'ubwite, nuko Apotre Yongwe yamaze kugeza mu nkiko cyangwa se muri ribu uwitwa kamarade wamuvuzeho yuko azi ko hari ahantu Karuruma ashobora kubasambanira, yamugejeje mu nkiko. Ubu Apotre Yongwe aracyari umutumishi cyangwa nawe yaguye? Ibyo sinavuga ko yaguye cyangwa ataguye, kuko nanone turi mu gihugu gifite amategeko. Umuntu ahisemo kuyoboka inzira z'amategeko y'u Rwanda, nayo nzikakemura ibibazo neza. Kandi nabo ntabwo ntekereza ko bahita bafata umuntu ngo bahite bamushyira muri gereza, ahubwo babanza kumva impaka zabo, kuko leta nayo ni abakozi b'Imana. Ntabwo rero twakemeza ngo yaguye cyangwa ntiyaguye. Yahisemo kuyoboka inzira z'amategeko, ubwo niko yayobowe muri ako kanya. N'umwuka n'imitekerereze ye cyangwa na kamere ye? Oya, kamere yo ntabwo mbizi kuko ntitubana, ahubwo niko yayobowe muri we mu mutima we. Ariko ntitwahamya ngo yaguye cyangwa ntiyaguye. Evode, uri Revera Pasiteri, uri umuntu umaze kumenyekana no kuri iyi mihanda y'imbuga nkoranyambaga no ku ruhande wenda rw'itorero. Ugiye kumva Ezekiel cyangwa se undi muntu araje asasenguye ku izina rya Evode, aravuze ngo ngewe nza ahantu Evode arira umwana, azamurira ijipo. Agira gute? Arira umwana. Niyo mvugo zo kuri iyi mihanda. Uwo muntu wumvise akuvuzeho gutyo wamugenza ute wowe? Imana ibanze indindi iyo mihanda kuko sinzi iyo biva niyo bijya, imbe hafi. Uwo muntu wabivuga mu by'ukuri je natuza. Urugamba si urwanjye, urugamba si urwanjye, kuko nzi ko uwamvugaho Imana niyo imukurikirana, kuko
aho nkorera si wanjye ndakorera mu bwami bw'Imana iyampamagaye niyo yamukurikirana bibaye ari ibinyoma yahura n'iyampamagaye bibaye ari ukuri nakwikosora bakuvuzeho akana bamuvuzeho umwana kuko muri iyi minsi abakozi b'Imana barimo baravugwaho abana ibyo nyine Yesu baramuvuze Aburahamu baramuvuze uwamvugaho it's okay navuge none se nakata ururimi rwe cye niko nteye Evode kuzi guhereza abantu igikuta ubwo abari biteguye kukuvuga basubiza amerwe mu isaho n'ubundi ntacyo uzabatwara kuzaba ari ukugusura mu rucaca biteguye kumvuga none se ubu ntago bavuga baravuga wenda ni uko bataraza hano cyane bavuga iki abantu baravuga hari abamvuga neza hari abamvuga nabi niko isi yubatse urabona usigaye ufite na kuba ntaki ibyo cyo ni ibindi binduzanye ejo bundi turi mu kiganiro uravuze ati ntibaravuga kuko hari abagiye no kuvuga yuko hari amafaranga yari ariko amafaranga sinayavuze uvuze ikiganiro neza nibutsa neza icyo iyo mpanuye rero ibintu nahanuye ntago mba mbyibuka bisaba gusubira mu mwuka kongera kubaza Imana ibyo nahanuye ariko wavuze ko amagambo atagomba guceceka ku muryango wa pastor ntekereza ko n'ubuhanuzi natanze ariko ntago nabivuze nk'utera amatiku ahubwo ni message Imana yari yampaye ubu ngubu ibintu wahanuye muri 2002 use wabyibuka muri 2002 cyangwa ibyo wahanuye ukwezi gushize simbizi ntago wabyibuka niyo mpamvu rero iyo uri mu mwuka uvuga ibyo umwuka yaguhaye ubu kano kanya turi mu kiganiro ibibazo n'ibisubizo ni nka deba ariko hari abakozi b'Imana ngo bagiye gucaho Imana igiye guhamagara kubera ko bagoretse kandi bahora bihanuye yego ibyo nyine rero wavuze ko twiteguye kutuzana amazina yabo rutonde oya nta by'urutonde Imana nigira ufite mu bwami bwayo ubwo nibiba izaba yarusohoye aho usiga Imana sumuzi aho usiga Imana uzakimbaza ubutaha ni umukozi w'Imana gusa twasengeye umunsi umwe twimikwa kuri Reverend uzima mumukubajije ubushize namubajije ikibazo avuga ati bundi sakagura iyo bakazamura hari ugafatira undi zekera utansetsa muri uyu mugoroba ntanumva ibintu by'akaguru bimeze ariko se ntawe usiga Imana hari uburyo umuzi ibyo ngibyo none se ko aza kumushyira kuri thumbnail ni umuntu ufite umuryango kandi ni umushumba kandi ni imihanda yanyu nyine nk'uko mwayivuze ushobora kuba waramugushijemo ugatuma avuga wenda ibidahuye n'iby'Imana ishaka ariko ibyo twabibara kuri mwebwe ntabwo tubibara ku mukozi w'Imana mbese iyo yavuze kuba ari ukumutama oya mwese ko ariko kazi kanyu nyine kugira ngo mushake views ariko icyo nzi nuko no muvugabutumwa kandi akorera Imana kwitura arariheregeta ituro arariheregeta guheregeta no kugira gute arisya yanzitse ararirya ntabwo dukorera muri church imwe ubwo afite uko yubatse ibintu bye ariko ibyo byo ntabwo bizi ngo bimeze gute ariko uburyo umuzi uzamubaza umenye nzabahuza mu kiganiro uzamubaza genda shaka kuzabahuza mu kiganiro oyo uzamubaza kuduhuza byo ni ibindi mwarwana oya na mupasiteri urwana cyangwa ufite ubwoba ko nawe ntago agira imiyaga araza agasatura umuntu yatinye iyongwe gusa abandi bose arasatura rwose we ntago byaba n'ibyo kuvuga ngo simvuga ku bantu oya ese utekereza ko kutavuga ku bantu ari intege nkeya oya aho gerageza niba atari ubwo uvugemo n'umwe nuko tuza amahame y'ubwami bw'Imana tuza amahame y'ubwami bw'Imana Chaveti bro ndabona bari kwisekera reka nkubwira iki ngiki amahame y'ubwami bw'Imana ntabwo yemera ko umukozi w'Imana asenya mugenzi we nuko nyine impamvu wamaze gushinga cano kandi ukeneye nyine ko uvuga nawe ibibusanye n'ibyacu kugira ngo nawe ugere ku cyo ushaka ariko kandi niba utemeranya natwe ujye muri Bibiliya reka nkubwire impamvu ntemeranwa nawe wemera ko uwitwa Naboti yego yari afite uruzabibu ndabyemera kandi ari umukozi w'Imana wemera ko Imana amwemeraga wemera ko Ahabu Imana yamwemeraga Ahabu Imana yabanje kumwemera ariko abaho n'igihe Imana
yakora ibibusanye n'iby'Imana. ariko nawe yari umukozi w'Imana, nubwo yakoraga ibibusanye nayo ariko yari umukozi w'Imana. Iyo wari umukozi rero ukirukanwa muri kampani ntubukira umukozi, kuki yifuje, impamvu nari nkibajije, kuki yifuje gusenyera Naboti? yabitewe n'umugore we, umugore we Ezebeli. Nusoma neza ntabwo cyari igitekerezo cya Ahabu. Yabonye uruzabibu ararushima, arwaka ku neza, barumwimye, agenda mu mahoro. Ageze mu rugo aravuga ati ngo nababaye mu gihugu ndimo mbereye umwami, nabonye uruzabibu n'urwande, ndababaye n'urwa Naboti. Hanyuma arangije umugore aramubwira ati ibyo rero bindekere. Icyari cyarazanye rero uriya mugore mu nzu ya Isiraheli yari intumwa ya Satani. Ko rero ntabwo yabikoze nkawe nk'utumwe n'Imana. Erega hari ugutumwa n'Imana, hari no gushaka gukora ibyo utekereza, hanyuma hari no kuyobya, bakakuyobya. Uriya mugabo yarayobejwe rero, umugore we aramuyobya, kandi uwo ibyo ntabwo ari igitangaza cyane. Abaza bavuga kuri iyi mihanda bose baba bashutswe n'abagore babo. Oya, sikuvuze se? Ntabwo baba bashutswe n'abagore babo. Uvuze ko Ahabu yashutswe n'umugore. Uvuze Ahabu keretse niba Ahabu yaraje hano kuri kamera. Ariko kuri iyi mihanda nyine ndashaka kukubaza, abaza basenya bagenzi babo baba bashutswe n'abagore babo? Twari turi kuvuga Ahabu yaje kuri no kamera na Ezebeli. Nanjye nakubajije, natuyemo Ahabu ngira ngo nkubaze kuri aba bene data. Usiga Imana, nakubwiye ko yatinye Yongwe, gusa abandi bose aza yanzitse. Umugore yaba yaramugira inama akavuga ati genda uvuga abandi, ariko Yongwe ntumuvuge. Oya, yaramushutse. Ibyo byamenywa nawe, kuko urumva mu cyumba baba barimo, nge ntabwo ngeramo. Ariko abenshi hari ba Pastor Claude bazavuga bagenzi babo. Natwe nangereka nishyiremo arigenza nkasya nanzitse. Ubwo twebwe turi muri icyo gisata ni abagore baba badushutse ko Ahabu yashutswe n'umugore. Oya, ntabwo ari abagore baba bashutse, ahubwo imitima yanyu niba yabashutse. Ikindi kandi muba mufite icyo mugendereye. Ikindi nanone nuko kugeza kuri izi saha ibiri mu mutima w'umuntu ni nabyo asohora. Ubwo rero iyo biri mu mutima wawe gusebya bagenzi bawe nibyo usohora, iyo biri mu mutima wawe kubaka bagenzi bawe nibyo usohora, kandi iyo biri mu mutima ko ugomba gutanga inzira nziza nibyo uhabeneso. Ariko tubwire Abanyarwanda n'abatuye isi, abantu nibubakane, urwangano ruve mu mitima, abantu bunga ubumwe, babe abana b'Imana kandi basenyere umugozi umwe. Hariho inzira yo kwera n'inzira yo kurimbuka. Inzira yo kwera ni inzira ifunganye, inzira yo kurimbuka ni inzira ngari, umuntu wese ashobora kuyicamo. Rero umurongo wanjye niba ari ukutavuga ku bantu nkavuga ku ijambo ry'Imana na Kristo, niyo mahitamo yanjye y'ubwami bw'Imana nkorera. Hanyuma undi nawe ahisemo kuvuga ati jyewe ndakora ibi n'ibi, mbari byo nkora, nawe ibyo ubwo nuko yahamagara. Ku munsi w'urubanza buri wese azabazwa ku giti cye. None se kankubaza, wenda Zikeri cyangwa se n'undi muntu runaka baramutse bavuze yuko yasambanye, kugira ngo uwo muntu yubakwe, bagakwiriye kumuvuga iki? Kumuvuga ko yasambanye kandi yabikoze niko kumusenya, cyangwa harimo kumwubaka ahubwo kugira ngo atazabyongera? Ubundi se uvuga ko uwo yasambanye we yakoze ibingana iki? Ubundi mbere Yesu yatanze umurongo. Yesu yatanze umurongo, twe kujya kure ya Bibiliya. Yaravuze ngo mbere y'uko utokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, banza ukure umugogo. Umugogo uri kumva icyo ari cyo? Muri make umugogo ni nko gufata ingiga nini, igiti uri kukireba, kikaba cyaba kiri mu jisho ryawe, noneho ugashaka gutokora agatotsi, akantu kameze akatsi kangana gutya, ugashaka kugakura muri mugenzi wawe. Biravuze ngo mbere y'uko ubanza gutokora uriya, banza urebe umugogo uri mu jisho ryawe. Niwo murongo Yesu yatanze. Buriya Yesu ntabwo yari abuze ibyo asubizanya n'abafarisayo, yari afite ubwenge bumuha gusubizanya nabo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Hari nawe yabakubitaga ibikuta bakabivuga bati tubuze icyo dusubiza, bakigenda. Ariko impamvu yabihoreye niki? Nuko umwami Yesu yari afite misiyo. Iyo ufite misiyo rero hari ibyo utitaho, hari undi murongo ugenderaho. Nicyo kintu nakubwira umukozi w'Imana.
turimo turagenda tuganira ku musozo, ntabwo turi butinde cyane, ariko mbere ya byose tukumenyereye yuko rimwe na rimwe iyo twahuye mu biganiro bitandukanye uba ufite n'ubutumwa Imana yaguhaye. Dushobora gutangira tuganira ku bintu byinshi, ariko hari n'ubutumwa Imana yatanze ku buzima bw'abantu cyangwa ku batuye isi, wenda ku ba diaspora badukurikiye, ku bakozi b'Imana batandukanye, ku gihugu cyacu, cyane ko ni byinshi Imana ikunda gutuma abakozi bayo. Uyu munsi nta kimana yagutumye. Uyu munsi wa none ni uko yambwiye ko ntangariza abantu ngo nibezwe. Icyo ni icya mbere, nibezwe kuko batazi umunsi n'igihe. Icya kabiri yantumye hano ni uko yantumye ngo buri muntu wese nabe maso. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, uwasengaga gatatu asenge kane, bityo ngo kuko umwanzi yahagurukije ingabo nyinshi zo kurwanya abakozi b'Imana n'abantu batuye isi. Hanyuma ikindi Imana yaganiriye nanjye ni uko abantu bamaze igihe badafite amahoro yo mu mutima. Nahishuriwe ko Satani wabanyaze amahoro, uyu mwanya bacyumva buno butumwa nibiruhutse, bakiriye amahoro Yesu atanze. Dushobora kuvuga ibi umuntu akavuga ngo ubwo se ni ubutumwa bw'Imana, ariko ndagira ngo menyeshe abantu ko ikintu cyitwa amahoro nta Simba supermarket iyacuruza, nta busheri iyacuruza. Amahoro ni ibintu bidasanzwe. Amahoro Yesu atanga aha abantu be, amahoro Yesu aha abera, ayatanze ku bantu bamaze igihe nta mahoro bafite mu mutima. Nihishurirwa nagize mbona abantu benshi bafite amarira, hanyuma nkabona imitima yabo iri kuviriranamo amaraso n'ibisebe byinshi. Ndabwirwa ngo bari abanyabikomere mbahaye amahoro kuko nta mahoro bari bafite. Wowe wari udafite amahoro, Imana iguhaye amahoro yo mu mutima. Nibyo bintu Umwuka Wera yambwiye. Tumenyereye ko hari n'igihe umwuka ajya kubwira ko hari n'abantu Imana igiye kwihamagarira. Uyu munsi ntawe? Oya, uyu munsi ntawe yambwiye wo guhamagarwa. Hari impanuka nyinshi ziri cyane kubera mu gihugu cya Uganda. Ku cyumweru habaye indi mpanuka ya Jaguar hitana ndetse abantu benshi, abandi baranakomereka. Ku gihugu cya Uganda urateganya kuba wagifasha iki mu bijyanye n'ubuzima? Ubwo turagisengera dusoza kino kiganiro. Abari badukurikiye muri aka kanya, hari umuntu ushobora kuvuga ngo Pasiteri Evode cyangwa se Reverend Pastor Evode, ndumva nkunze burya aganiriza abantu, cyane ko hari abantu benshi bagiye bagukunda mu biganiro bitandukanye kuri Kiranuka TV, baragushimiye. Ariko bamwe basigarana confusion na feedback zo kwibaza ngo nihe uyu mukozi w'Imana akorera umurimo w'Imana, ibihe bye byo gusenga byari ryari, yakira abantu ryari, asengana n'abantu ryari. Twifuza ko icyo gisubizo wagisubiza kuko barakimbajije, kandi numva nkwiriye no kukikubaza turi mu kiganiro kugira ngo wibajije icyo kibazo abe yasobanukiwe. Hanyuma aho tugaragara ahanini kubera ko isi yose ibidukurikiye ni kuri telefone ngendanwa. Ni 078 02 89 885 078 02 89 885. Hanyuma ndumva naho hantu bashobora kumbonera. Abari mu Rwanda bo bashobora kunsanga muri Kicukiro, niho nkorera umurimo w'Imana, aho bita mu banyamakuru munsi y'akagari ka Nyanza. Hanyuma bashobora no kuduhamagara bari mu ntara badafite uburyo barwaye, tukabasengera kuri telefone. Buri wa gatatu mba ndi kwakira amatelefone ya buri muntu wese uduhamagara tumusengera Imana. Rero ndumva nuko kuntu abera bashobora kutubona, ariko tubihanganisha ko wahamagara akabona uwo mwanya nitumufashe abazagerwaho nawe mu kanya ke, kubera ko nanone ntiwakwakirira abantu bose icyarimwe. Abenshi barampamagaye barambwira ngo Ezekiel, uyu muntu kaza avuga ko ari umukozi w'Imana, akaba hanura ibintu tukabona bisohora, uramwizera? Njye natanze ubuhamya bwanjye nk'umuntu, ariko mbere y'uko njye nakwizera, wowe niki wakwizeza abantu? Ese wowe wiyizera nk'umuntu wahamagawe n'Imana? Ni ibihe bihamya we wihamiriza
bigaragaza ko ari Imana yaguhamagaye. Ibyo nyine ni abantu babihamije bambona nk'umukozi w'Imana uhanura bigasohora, icyo ni igihamya kirahagije. Naho ibyo nakwihamiriza byo ntabwo ndi hano ngo nihamiriza, ahubwo iyo ufite abo uhaye bavuga ko wabahaye, ubwo abantu nibo bazahamya ko ndi umukozi w'Imana cyangwa ntariwe. Ntabwo ari uzihamiriza, ubwo nanjye kuguhamiriza mbe mbiretse. Ushobora kumpamiriza bitewe n'uko wambonye. Niba se utaramfatira mu kabari ndi gusinda, niba se maze umwaka nkorana nawe kuri Kiranuka TV, ukaba ubona nta muntu urakuzanira ibi n'ibi, ibyo babyita wenda gutangira umuntu ubuhamya. Nta nurampa agapapuro ko watuburiye inoti. Oya, nta by'ubutubuzi, n'uwanyoherereza yaba atanze ituro ryo gushyigikira umurimo w'Imana kugira ngo twubake ubwami bw'Imana, ariko ntabwo ari uburyo bw'ubujura, kuko ngira ngo naje kuri kamera mfite uko Yesu yangenje. Bwa mbere munyakira nari nambaye ikote, n'ubu nambaye neza, Yesu afite uko abigenza. Nako nake nayibonye. Cyangwa ndi guhanura. Ushobora kuba uri guhanura. Izo ni imfunguzo zo ku rusengero. Kwizera ubuhanuzi bwanjye se? Kwizera ko ndi umuhanuzi. Igitange se? Uragerageza mu guhanura, ukahanurira abantu b'Imana. Kandi hari ibyo wahanuye byasohoye nigeze mbona. Ntabwo nahakana kutari umuhanuzi. Ekeje bundi abantu baguteye amabuye mu minsi yatambutse ngo ubuhanuzi wahanuye. Bafatiye umuhanuzi ahanuye we yataza kuhanura. Bamwe bagutinya nk'umuntu ngo uhanura ibyaha. Okay. Niba ndinamika ibihangane kuko ihamagara uko ishaka, amabuye yo ntiyabura, ariko kandi nta nuwayahagarika ari mu isi. Isi irimo ibi n'ibyiza, ariko dushimira Kristo ko adufasha akadukomeza. Hagize umuntu uzamuha akavideo kawe muri bwa video bajya batambagiza, uzi neza ko ntazashyiramo imiyaga? Akavideo kameze gute se? Hari utuvideo bajya batambagiza ukuntu bajya kumva ngo na runaka bigenza burya ngo na runaka. Nabonye hari nako ngo bashyize hanze bari kuvuga ngo bafite ngo kayo akavideo se. Ibyo nyine uzabikora nk'umwuga wawe w'itangazamakuru cyangwa se nk'uko uzayoborwa, ariko giye kuko ntacyo umutima undega, nakubwira ngo komeza akazi kawe. Abafite utw'abanditsi bari gushyira hanze wababwira iki mbere yuko dusoza? Ezekiel wambari utw'abandi nyine. Hari umuntu ufite utuvideo tw'abandi nk'uwo uvuga ko afite akayongwe, kugashyira hanze biramumarira iki? Ubwo wowe afite icyo bimumarira. Erega buriya hari ikintu kimwe, iyo umusazi ari mu muhanda abona abantu bazima ari bo basazi, kandi n'abazima nabo babona umusazi nyine yarasaze kandi kuba ariko kuri. Rero ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Ufite amavideo nawe hari abandi bafitaye. Rero muri iyi si ya none, muri iyi si ya none umuntu w'umunyabwenge yakwita ku iherezo rye akava mu matiku. No guhanura hariya hepfo. Hanyuma reka ngushimire. Nimero ya telefone wayitanze? Yego twayitanze. Reka dusengera abantu. Reka ngushimire. Dushimira n'abari badukurikiye bakora subscribe, basharinga ibiganiro byacu, ariko kandi unasegera n'imitima y'ubwoko budukurikiye, bugukunda kandi bukwifuriza ibyiza, ndetse banagushyigikira umurimo w'Imana kugira ngo ukomeze kugenda neza. Bakore na subscribe kuri YouTube channel yawe Pastor Evode. Iyo bayisharinge kandi bayikurikire cyane rwose, cyane kuri ya misi yawe y'amateraniro. Se ko daherutse kuntumira ituro ryarabuze uzampa? Ntabwo ryabuze, tuzagutumira. Haba hariho orere y'umwaka y'abavugabutumwa, rero nawe uzagerwaho. Njye narinzi ko buriya mu mwaka nakabaye ndimo nk'inshuro nk'ijana byibuze. Ijana si ubwo zirimo ahubwo. Iminsi ijana yose. Nanjye ubwo sinahagararaho n'inyoboye. Ariko tuzagutumira. Tuma inzara inyica ariko. Izi ko ntajya nca menshi. Reka dusengera abantu b'Imana. Dusengere. Mana mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'imbaraga n'ubutware. Urakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Reka buri cano yose iri imbere yacu ihabwe umugisha, kandi mu izina rya Yesu kubw'ubwami bwawe n'ubushobozi n'icyubahiro no kunesha, urengera isi kuko iri mu kaga gakomeye, urengera abera bose bari ku migabane itandukanye. Hari abarwaye,
hari abafite kanseri, hari abarwaye amadiyabete, hari abafite ibibazo bitandukanye, hari abakeneye ibyangombwa. uri Imana isubiza. Dusengeye igihugu cya Uganda, dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye isi yose muri rusange kugira ngo umutekano w'abera urindwe n'imbaraga z'Imana. Reka umwuka wawe wera uneterarize ubwami butavuga Imana. Imbaraga zose n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana tucyangije mu mbaraga z'umwuka wera. Dukubise hasi imyuka irwanya urubyiruko, dukubise hasi imyuka ituma abantu bategwa inda zitateguwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusengeye abantu kugira ngo bahabwe ubuzima bw'umwuka wera muri cya gitondo cy'umuzuko tuzakakambana ikirere. Ugabanye abarimbuka wongera abakizwa, bisabye mbyizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka tugushimire, dushimira abari badukurikiye, bakora subscribe, basharinga ibiganiro byacu. Twizere ko undi munsi tuzongera gukenera Pastor Evode tuzamubona. Yego. Kandi mu gihe abantu batakubonye muri iyi minsi tutaragukenera, bagukurikire kuri Pastor Evode. Yes. Ndabashimiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Isezerano TV, Carlos TV, Kinanuka TV, Rwanda Gospel Show ndetse n'ayandi macano ntibutse na Pastor Evode. Mwese turabashimiye, mukore subscribe. Ibiganiro byacu nakagaruka, nitwe Ezekiel ndi kwigendera. Murakoze cyane.